Amateka, ibyegeranyo bitandukanye ku bihangange byaranze isi, abakoze ibigwi, isi izahora yibuka, uwateguye ibirori, umubare w'abantu benshi bakahasiga ubuzima, uwakuriye mu bukene, gusa akaza kubaho nk'umwami, uwari ufite ububasha n'ubuhanga mu gukina filime zisekeje, C.Chaplin. Njye ubagezaho ibindi nkuru nziza Joseph cyangwa Jeff. Iyi ni Power TV Show, mbahaye ikaze. Abantu benshi bakunda guseka niyo waba ubabaye ukareba filime zitavuga mu mashusho y'umukara n'umweru zakinwe n'umukinnyi wo hambere C.Chaplin. Ntiwakwihanganira guseka. Uyu mukinnyi wa filime ukomoka mu Bwongereza yavutse tariki ya 16 Mata mu 1889 ku mazina yiswe n'ababyeyi ya Charles Spencer Chaplin, akaba avuka kuri Charles Chaplin ndetse na Hannah Chaplin. Nubwo ahantu yavukiye hatazwi neza, Chaplin yavugaga ko ashobora kuba yaravukiye mu gace ka East Street Walworth mu majyepfo ya Londres mu Bwongereza. Ababyeyi be bari abaririmbyi, aho mama we wavukaga ku mudozi w'inkweto utaraje kugira amahirwe yo kumenyekana mu muziki ku izina rya Lily Henley, mu gihe papa we yavukaga ku mubazi yari umuririmbyi ukomeye. Nubwo ababyeyi be batigeze batandukana mu buryo bwemewe n'amategeko, divorce ntibyabujije Charlie kubaho ubuzima butoroshye bwo kutabana n'ababyeyi be bombi, aho ku myaka 3 gusa mu mwaka w'1891 baje gushwana bigatuma abana na nyina gusa. Ubwana bwa Charlie bwaranzwe n'ubukene bikomeye, aho umwanditsi David Robinson avuga ko ari naho yakomoye inganzo yo gusetsa, dore ko iyo byamuyoberaga yahitagamo guhimba udukuru dusekeje kugira ngo yiyibagize ibibazo. Chaplin warerwaga na nyina utari ufite uburyo buhagije bwo kubarera. We na murumuna we nyina yari yarabyaye ku wundi mugabo, byatumye yoherezwa mu kigo kirera abana badafite kirengera, maze nyina nawe ajyanwa mu kigo cyita ku barwayi bo mu mutwe. Ubuzima bubi no kuba nyina yari afite ibibazo byo mu mutwe ahanini bituruka ku bukene, ni nabyo byabaye imbarutso kuri Charlie yo gushaka imibereho abinyujije mu gukina udukino dusekeje nk'Imana yiyumvagamo. Umwanditsi umwe aragira ati, nyina nk'umuririmbyi utarabashije kumenyekana cyane yateguye ikirori, gusa mu gihe ikirori cyari cyegereje nyina wa Chaplin arasarara, kandi nta kindi yari afite guhindura mu guhagarika ikirori yari yateguye. Amasaha y'ikirori ageze, umwana Charlie wari ingimba afata stage ya nyina atangira kuririmba uburyo nyina yaririmbagamo, ariko Charlie amwigana yasaraye. Abantu si uguseka barishima karahava, bibagirwa n'umuririmbyi baje kureba. Chaplin w'ingimbi wari umaze kugenda amenyekana nk'umuntu usekeje cyane, kuva ku buzima butoroshye kugera ku muntu ukomeye isi yamenye nk'umukinnyi wa filime zisekeje, byaje kumugira ikirangirire ku isi, world icon. Nubwo icyo gihe sinema yari itaratera imbere ngo ikoranabuhanga ry'amajwi rigerweho, ariko ntabwo umuntu yaburaga guseka. Hari abagaragaza ko gukina filime zitarimo amajwi bwari uburyo bwiza bwo kwirinda ko benshi baturika imbavu barimo baseka, bikaba byanaviramo bamwe kuhasiga ubuzima. Chaplin nyuma yo kuba ikirangirire ku isi yaje guhura n'ibibazo bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagana mu 1940, aho icyo gihe kubera filime yakinaga n'uburyo yakundaga kugaragaza amarangamutima ye kuri politike y'icyo gihugu ndetse akabigaragaza muri filime ze, yaje gucibwa muri Amerika ndetse ashinjwa n'ibyaha binyuranye byaje kumuviramo ingaruka zikomeye ku bukungu bwe ndetse no ku gikundiro yari afitiwe.
Abantu benshi batangiye kumugereranya na Hitler, umunyagitugu wategetse Ubudage mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Aha bavugaga ngo bavukiye mu mwaka umwe gusa bakarutanwaho iminsi ine, bakongera ngo bose bavukiye mu bukene bukabije, baza kuzamuka baba ibimenywa bose, no kuba bose bari bafite utwanwa two hejuru byaje no gutuma Chaplin akora filime yise The Great Dictator. Umunyagitugu ukomeye yaje gukinamo ari Hitler. Chaplin yaje gukina filime aho yagaragazaga uburyo Amerika itera inkunga ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi, agaragaza politiki y'agashakabuhake ya Amerika. Iyi filime yaje kunengwa bikomeye ndetse iba n'imbarutso yo guhabwa akato muri Amerika kuri Chaplin. Chaplin yakinnye filime yise A Dog's Life, yaje kumutwara miliyoni y'amadolari, akaba ari nayo filime yaje kumutwara amafaranga menshi bwa mbere. Nyuma yo kwirukanwa muri Amerika mu mwaka w'1953, yaje guhita yimukira mu Busuwisi we n'umugore we Ona, aho bahise bajya gutura muri iki gihugu mu isambu yabo yanganaga na hegitari 14, aho babaye kugeza Charlie yitabye Imana mu 1977. Nsubiye inyuma gato mu 1950, Charlie Chaplin nubwo iminsi yitari myiza ku sura ye, yaje guhabwa igihembo cy'amahoro cyatanzwe n'inama y'isi y'amahoro, World Peace Council. Iyi nama ikaba yari ibogamiye ku matwara ya gikoministe. Nyuma y'imyaka 20, Charlie Chaplin yaje kwemererwa gusubira muri Amerika bwa mbere mu mwaka w'1972, aho ndetse yaraje guhabwa igihembo cy'umuntu w'indashyikirwa. Charlie yahawe igihembo n'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri ahagana mu 1975, bimwongerera akajambo sa ku izina rye, Sir Charles Spencer Chaplin. Mu gitondo cyo kuri Noheli mu mwaka w'1977, nibwo Charlie Chaplin wari ufite imyaka 88 y'amavuko yaje kwitaba Imana azize indwara y'umutima. Tariki ya mbere Werurwe mu 1978, imva ya Charlie Chaplin yacukuwe n'abimukira babiri b'abashomeri, aribo Roman waturukaga mu gihugu cya Polonye na Ganeve waturukaga mu gihugu cya Bulgaria, aho umurambo bawifashishije mu kwaka Ona amafaranga umugore wa Charlie Chaplin. Mu buzima bwa Charlie Chaplin yashatse abagore 4, uwa nyuma akaba yarabaye Ona Chaplin. Babanye kuva mu 1943 kugeza yitabye Imana, babyarana abana 8, akaba yarabyaye abana 11 muri rusange. Charlie Chaplin n'umwe mu bantu 100 baranze ikinyejana cya 20 nk'uko urutonde rwa Time Magazine rubivuga. Ushaka kumenya nyinshi muri video Charlie Chaplin yigeze gukina, warebera ku bantu bagenda bamufatiraho urugero. Magorwa Comedy igaragara kuri Power TV show. Naha dusoreje, nge nari Nkurunziza Joseph cyangwa Jeff. Ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe kuri Power TV show no gusiga comment. Ciao, bye.